Yesu wabatayemo akantu bakanywa bakazihirwa, nanjye yantumye uyu munsi ngo nze mbatemwe ijambo rye. Wahaye umunezero abasinzi mu bukwe bw'ikana, yakwima umunezero weho uyu mwanya. Maraya yumvishije Yesu amubwiye ati ariko wamaye ku mazi, agira ngo ni joka rimwe amutera, agira ngo arimo aramutereta nka ba basore bandi, agira rimwe aramutereta nka ba bagabo bandi. Uriya mukobwa yaratekereje ko Yesu hari ayandi mazi amusabye. Haleluya. Kandi koko nawe ntiwabyiyumvisha, umuntu nta gikosa afite, nta kabido, nta cupa, agusabye amazi. Abasheri n'abafiyanse byari byanze, avuga ati wapi nisubiyeho, undi ati mbivuyemo. Yewana ubundi yarahisemo nabi, urabona tuberanye weho we kafefe we ntureba umuryango we ngo urebe n'uwanjye, ntureba fesi yanjye ngo urebe, urabona isura yawe n'iyanjye zirya hiti, kubera ko amazi y'ubugingo yarataragira uteye yemwe, yaratarahagera. Ndikumva ijwi rimbwira ngo nkubwire ngo humura, komera kucyo wavuganye n'Imana. Imana iguhe kumenya Kristo. Iyo wari uzi uwo ari we ugusabye amazi ngo umuhereze ku mazi, maze nawe aguhereza amazi y'iki? Y'ubugingo. Nuko ngo mu bukwe bw'ikana baravuga ati Yesu we, na biriya bidomoro nabyo turabikweretse. Bataha bizihiwe. Yesu washoboye guhembura imitima yari iri hariya. Ntutekereze ko wawe ari wananiwe, ntutekereze ko urugo rwawe ari rwananiwe, ntutekereze ko akazi kawe ari kananiwe, ntutekereze ko urubyaro rwawe ari rwananiwe, ntutekereze ko amashuri yawe ari yananiwe, ntutekereze ko viza yawe ari yananiwe, ntutekereze ko mariage yawe ari yananiwe, ntutekereze ko kukwicazanya n'abakomeye agasohoza amasezerano yagusezeranije ari byo bikomeye. Haleluya. Wapfa kumwemerera gusa, muhereza umwanya kandi umenye uwo ari we. Yesu yarababwiye ngo muhamagara abantu bashyizeho kiriya gitare baze hano mbabone. Iyo bari baza amazi wamaze kubona, iyo bari bazi Kristo mwahuye, iyo bari bazi amazi yaguhaye uri kugendana, ikibazo cyawe hari igihe usaba bakanga kumva, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikoresheje itegeko, kandi ubwo ikoresheje itegeko babandi nyine bahakanye imbaraga z'Imana kuri wowe, babandi bahakanye amashuri yawe, babandi bavuze ko urwaye mu mutwe utari muzima kugira ngo utabona ibyiza, babandi bavuze ko utajya utekereza neza, babandi bavuze ko nta byiza bikubereye, babandi bavuze ko ntacyo uzageraho, babandi bavuze ko umusozi utuye hatari n'uwawe, babandi bagushyinguye uhagaze, abo Yesu arabahamagaye ngo bagaruke bakuvaneho icyasha bagushyizeho. Yesu akoresheje itegeko, baraje baguhambure ku manywa izuba riri kuva. Ntabwo Yesu yakoze igitangaza kwa Lazaro bwije ngo yitwikire umwijima, yabikoze riri kuva, nawe aje kubikora ku mugaragaro. Nta wundi wasa nawe, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa iyo ya nawe. Haleluya. Rero ndagira ngo uyu mwanya mwiza cyane Imana yampaye ijambo rikomeye ry'imbaraga n'amavuta rivuga ngo kumenya. Haleluya. Icyo Imana igukeneyeho mu gihe nyacyo. Haleluya. Hari igihe tujya tumenya ibintu bikenewe mu gihe runaka, hari n'igihe tujya tumenya gusobanura iby'amasomo ku ishuri twize, hari n'igihe tujya tumenya gusobanura iby'amateka y'imiryango twavukiyemo, hari n'igihe tujya tumenya gusobanura iby'inshuti tubana nazo, ariko uyu munsi wa none, haleluya, ndagira ngo tumenye gusobanura umuhamagaro Yesu yaduhamagaye kugira ngo tumukorere tunyuzwe kandi tunezerewe. Haleluya. Umunsi umwe Yesu yari arimo agenda. Haleluya. Noneho ngo arimo kugenda ahura n'umukobwa mwiza cyane,
yari umusamariyakazi. Haleluya. Noneho Yesu aramwitegereza, amaze kumwitegereza jisite umukobwa we yari maraya. Haleluya. Noneho umukobwa ngo amwitegereze avuga ati uyu muntu ko numva ntamuzira, aratambuka. Haleluya. Noneho ngo ageze imbere Yesu aramusinyara, aramuhagarika. Haleluya. Amaze kumuhagarika, mwumve amagambo makeya kadusome hano ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 4, turasoma ku murongo waho wa 9 n'uwa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. 9, umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banengaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe ugusabye nawe uba umusabye, nawe akaguha amazi y'ubugingo. Amen. Iriya ni inkuru ndende cyane kandi nziza iryoshye bikomeye. Haleluya. Maraya yumvishije Yesu amubwiye ati, ariko wamaye ku mazi, agira ngo ni joka rimwe amutera, agira ngo arimo aramutereta nka ba basore bandi, agira rimwe aramutereta nka ba bagabo bandi. Uhereze ku mazi. None se ko mbizi ko uri umuyuda? Haleluya. Ko mbizi ko uri umuyuda kandi nkaba mbizi ko abayuda banenga abasamariya, byashoboka bite ngo nguhereze kuki? Ku mazi. We aho ngaho ntago yahise yumva ko amusaba yayandi yari ari mu kibindi yikoreye. Yesu ashimwe cyane. Iyo ugeze haraguru ni inkuru isobanuye neza. We yavuye mu rugo, hari n'urugendo runini cyane agiye kuvoma, urugendo rumubera rurerure, ariko ngo ari kugaruka nibwo yaje guhura nande na Yesu. Noneho Yesu arangije aramubwira ati, wa mukobwa we, ko nyotewe wampaye ku mazi? Ntiyumva ko arimo amusaba amazi yo mu kibindi yikoreye, ahubwo agira ngo arimo aramutereta. Haleluya. Noneho Yesu akomeza aramubwira ati, wampaye ku mazi? Undi nawe ati, no, simbyumva, njyewe ntabwo mbisobanukiwe. Ko mbizi ko abayuda n'abasamariya banengana, wowe wifuje ko nguha amazi? Haleluya. Ariko Yesu arangije aramubwira ati, I know, iyaba wari umenye ugusabye amazi uwo ari we, wakabaye umuhaye amazi, maze nawe ukamusaba ngo nawe aguhe ku mazi y'iki? Y'ubugingo. Haleluya. Iyaba wari uzi Yesu guhamagaye, iyaba wari uzi Yesu wakuvuganye nawe, iyaba wari uzi uko byatangiye, iyaba wari uzi naho birimo kwerekeza, nicyo birimo bigaba ku buzima bwawe, wakwemereye Yesu kumuha umubyizi umwe gusa, ukiyiriza ubusa, maze ngo akwegurire umwaka wose. Haleluya. Haleluya. Ibintu umusamariyakazi atigeze yiyumvisha. Undi nawe ati, databuja, ko udafite icyo kuyatwaramo, ko udafite icyo kuyavomesha, ko udafite icyo kuyavomesha, kandi nkaba mbona naho nayavanye ari kure cyane, amazi nguhu yatwara muki? Si ikibazo? Haleluya.
amazi nguhura yajya ko nta kivomesho witwaje, ko nta bido, bavomeraga mu tubindi, ko nta kibindi ufite. Itwe turakoresha amabido, utubido, amajerekani n'ibindi, n'indobo n'amabasi. Undi ati databuja, ko udafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se ko ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Wayavana he? Ngewe aho navomeye ndahazi, iriba rwose uko ringana ndakuzi, kuvana aya mazi byangoye, ndetse hari naho yageze aramubwira ngewe sinzanasubirayo. None aya mazi y'ubugingo weho uravoma hehe ngume? Yesu nashimwe cyane. Hari n'abantu mu buzima bagira kesi kose zimeze gutyo, bamubwira ati nyabona senga, akumva ko gusenga atari iby'ako kanya. Bamubwira ngo ririmba, akabona ko umuhamagaro atari kuririmba muri uwo mwanya. Bamubwira ngo fata umwanya ajya gusura abandi, koresha umuhamagaro wawe n'igihe, wewe ntubone ko hari icyo Yesu agukeneyeho, ahubwo ukabona ko hari ibindi bihe bikugoye. Garura ibyiringiro byawe bugufi. Aleluya. Uriya mukobwa yaratekereje ko Yesu hari ayandi mazi amusabye. Haleluya. Kandi koko nawe ntiwabyiyumvisha. Umuntu nta gikosa afite, nta kabido, nta cupa, agusabye amazi. Deni we yatekereje ko ari joke Yesu arimo agira gute amutera. Uranyumva? Ntago yigeze yumva ko Yesu ashaka kumurokora. Ntago yigeze yumva ko ari Yesu w'i Nazareti umugezeho, ari umuhamagaro w'Imana ukingutse ku buzima bwe. Aleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi n'uyu mwanya Yesu hari ibyicara gushakamo. Ibi byicaro Yesu agushakamo ntabwo bisaba ko watinze mu rugo, bisaba ko wazindutse mu kazi. Nta nuko ari uko wasinyishije ikibari ngo uba ufite registre de commerce, cyangwa se uba ufite ordre de mission, cyangwa se na permission ikwemeza gukora ibyo bikorwa. Emerera Yesu gusa, musaranganye ibyo ufite, nawe agusangize ku byo afite. Ibyo ufite weho nta gaciro bifite, kuko n'ubundi ni igomoro yakugomororeye. Haleluya. Hitugereranya amazi y'umubiri uyagereranye n'amazi y'ubugingo. Aleluya. Abantu banywa amazi y'umubiri indwara ziraza bakarwara. Uriya mukobwa iyo ukomeje hasi bakoze ikiganiro kinini cyane, none hari aho yageze aramubwira ati none aya mazi ngewe nayakenera. Haleluya. Ariko ndi kubona iri riba nge ntazarisubiraho. Niba nzajya nguhereza yo kwa ririya riba, wowe ukanyihera y'ubugingo, bitewe n'uburyo ari kure nanavunitse, amaguru arimo arandya, byangoye cyane, namanitse amaboko bitewe n'igihe kirekire namaze mu nzira, ririya riba birangoye kuzasubirayo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo guhura na Kristo ntibisaba kuzahora ujya kwiriba, rimwe gusa umwemereye birahagije. Haleluya. Baramaze abantu bakubwira ko uri indaya, baramaze abantu bakubwira ko uri umurozi, baramaze abantu bagutuka, baramaze abantu bakunegura, baramaze abantu bagucira igico, baramaze abantu barara bakuroga, birirwa bakuroga. Ko atari bo bakurinda se bagutwaye iki? Bavuze rega Imana yaravuze, barimo barakora Imana yamaze gukora. Baramaze bareke, bari kuruhira ubusa. Haleluya. Bari kugira ute? Bari kuruhira ubusa. Yesu wacu nashimwe cyane. Ahubwo iyo bari baza amazi wamaze kubona, iyo bari bazi Kristo mwahuye, iyo bari baza amazi yaguhaye uri kugendana, bakwihana, bakwizera Imana. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Yesu aramubwira ngo iyaba waruzi uwo ari we. Haleluya. Iyaba waruzi uwo ari we ugusabye,
ku mazi, wagombye kumudahiraho na litiro imwe nawe maze ngo aguhe ku mazi y'ikiyemwe. Akira amazi y'ubugingo mu izina rya Yesu. Akira amazi atera imbaraga mu izina rya Yesu. Akira amazi akingura imigisha ku buzima bwawe. Akira amazi aguhereza guhishurirwa bundi bushya. Akira amazi aguhereza gusobanukirwa imbere hawe. Akira amazi aguhereza no kwimenya uwo uriwe. Akira amazi y'ubugingo. Iri riba ni Kristo rifukuye. Iri riba ni Kristo rifukuye mu rugo rwawe. Rwari rusenyutse rwose rurimo ruratingitira rugiye guhenuka, ariko rugezweho n'amazi y'ubugingo rurakomeye mu izina rya Yesu. Abasheri n'abafiyanse byari byanze, avuga ati wapi nisubiyeho, undi ati mbivuyemo. Yewana ubundi yarahisemo nabi, urabona tuberanye weho we kafefe we ntureba umuryango we ngo urebe n'uwanjye, ntureba fesi yanjye ngo urebe, urabona isura yawe n'iyanjye zirya hiti, kubera ko amazi y'ubugingo yarataragira uteyemwe, yaratarahagera. Ndikumva ijwi rimbwira ngo nkubwire ngo humura, komera kucyo wavuganye n'Imana. Bagutuke bareke, bakunegure bihorere. Uruvugo ruvuna uruvuga, uvugwa hariya yigaramiye. Imana itugirire neza cyane. Yesu yaravuze ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. Ya mazi y'umubiri, ya mazi tuvoma kuri Nili, tuvoma mu Nyange, tuvoma kuri Jibu, tuvoma ku marobine muri karitsiye, tuvoma kuri Mpenge, tuvoma n'ahandi ku yindi migezi, abantu bayanywa mu gihe runaka mwongera kugira iki? Inyota. Ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukirira isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Mukomere Imana yacu amashyi. Amen. Amen. Ndagira ngo nkubwire, hari imigisha abantu batanga, hari n'impano abantu batanga. Aleluya. Papa wawe yagukunda akavuga ati mwana wa kagira inka sha, kagira inka mwana wanjye, urakagira abaja n'abagaragu, urakagira amata. Juste nk'umubyeyi arimo araguhezagira, nk'umuturanyi nashaka kuvuga ati kwa runaka bagira umwana mwiza nanjye ndamwikundira, sha akira kiriya kibanza ndakiguhaye, sibyo si ni umuntu undi atari ko uyu mwana namuha iki koko, namuha iki? Iriya ntama bayiguhe sha, bayiguhe. Aleluya. Bagira ute? Kubera yakwishimiye agukunda. N'abanzi bawe buriya nabo bitwa babarajiginywa, babagira ute? Munini wabaye ikibazo, waba inzobe wabaye ikibazo, waba mugufiya wabaye imbabura, waba urukara nkanjye hano wabaye inkono ziteka amatsinzi. Abantu tuzabagire gute? Ngo iyaba waruzi ugusabye amazi uwariwe kwari Kristo wakamuhaye. Yesu yagutumbagaza se? Yesu yaguta ku gasi? Yagusiga mu irimbi hati kirakagumeyo? Yesu yaravuze ngo iyaba waruzi uwariwe, Imana iguhe kumenya Kristo. Iyaba waruzi uwariwe ugusabye amazi ngo umuhereze ku mazi, maze nawe aguhereza amazi y'iki? Y'ubugingo. Yesu yagusiga mu kibazo si?
abantu bakwanze si Yesu ajya kuvaho, no mu rupfu turajyana, tuzabayo no mu rupfu, dukomeze dushyira imbere, dushimire ihoraho. Haleluya. Ntabwo Yesu mubana wahaze gusa cyangwa wambaye neza, nta nubwo Yesu mubana cyagiha amahoro yabuze gusa, no mu munezero mwa muri kumwe. Yesu ntiyageze se mu bukwe bw'Ikana ajyanye na nyina bamutumye, kuko Yesu ntabwo bari bamutumiye, bari batumiye nde? Mama we. Ariko mama aravuga ati ntabwo umuhungu wanjye namusiga, tugende bagutemwa akantu sha mwana wanjye. Babaragiye. Haleluya. Noneho bagezeyo, haleluya, bagezeyo baricara barasoma, noneho ngo bararyoherwa, icyo kunywa kiba kigize ute? Kiba kirarangiye. Noneho kirangiye, urumva Juste nyina wa Yesu niwe wari uzi abantu aho ngaho nyine, yarabegereye buriya nk'aha ngaha harabo nanjye njya mbaza ibibazo, ati ibintu bimeze gute aho hirya, bimeze gute? Ati yewe, ati twashiriwe pe, icyo kunywa cyo cyagize ute? Cyarangiye. Abantu niho bagize icyaka, none ngo cyarangiye. Noneho burya, haleluya, ijambo ryarambwiye ngo uwo mutindanye usa nawe. Mariya yari amaze kumenya imbaraga n'ubutwari umuhungu we afite. Arangije abwira abakuru b'umuryango, arababwira ati rero uriya muhungu wanjye mwitondere, ikintu ari bubabwire muze kugikora, nimuze kumugisha iki? Impaka. Noneho Mariya aragenda, arangije abatanze amakuru. Abwira nde? Abwira Yesu. Ariko burya ahangaha icyo kunywa kirarangiye, kandi rwose niho abantu banyotewe, ntibarasezerera n'umukwe, hajya bakita gaki? Nagashingura cumu, nagashingura agashingura cumu. Aha, ati rwose ntago turamuherekeza, none biragenda ute? Ati shaka ukuntu wabagenza. Haleluya. Muri bwa butwari bwe, muri bwa bushobozi bwe, haleluya, abarahagurutse. Haleluya. Bamusinyaye ati nyaboneka ngwino tukwibarize. Icyo kunywa cyaheze, umukwe we ubu turamwaye, dukozwe n'iki? N'isoni. Haleluya. None Yesu ntago wadutamwa akantu koko? Haleluya. Yesu arababwira ati mujye ku mugezi muvome ibibido byose n'ibibindi n'ibiki byose, ibijerekani n'ibiki byose, muzane mugire gute? Mwuzuze, ntacyo bitwaye, mwuzuze amazi. Barangije bagira ute? Barabikora. Bamaze kubikora, Yesu arangije yasengaga mu magambo atarenze 3. Data, nzi kunyumva. Haleluya. Nzi kusanzwe unyumva, si uyu munsi ugiye kugira ute? Kunyumva. Nsanzwe nzi kunyumva iteka, ariko uyu munsi ho mbikore kugira ngo n'abantu bamenye kuri Imana. Umuhungu arangije aritambukira, yerekeza aho yari yicaranye na mama we yo hirya mu bikari. Dore ko kera ntago abamama bicaraga ahantu ku mugaragaro nk'ubu, bajya babashyirana hariya imbere. Nuko aragenda. Haleluya. Noneho Yesu arababwira ati yewe mudahe muhereza abantu bisomere, nta kundi. Abandi ati ko twewe tumanza gushaka amasaka tugasembura, abandi ko dushaka levihe kugira ngo dusembure, abandi ko dushaka mangreshimi tugashaka za imibirizi n'ibindi tugasembura. Hari n'ibizungu ariko. Yes, hari n'ibizungu. Hari n'ibizungu kabisa. Burazira nzoga za marikeri n'ibiki, ntago bakoresha ya mibirizi na ya masaka yanyu. Wapi? Hari ibyo bakoreshaga byo bita spirit. Iyo spirit ntago isobanura umwuka wera, ariko
ni umucanganyiko nyine, ni umwuka w'umucanganyiko nyine. Iyo spirit bakoresha niko kamaro kayo. Uranyumva? Baribaza none ko abandi bakoresha ibyo byose n'ibindi tutavuze, none uyu w'amazi gusa ngo tunywe yampaye nga. Sibwo batangiye kudaha, baradaha noneho umukwe arangije ashingisha urubanza. Niko mwewe munzanira amajagano mbere ngo abariyo manza nuzuze mu gifu, kumbi inzoga nziza iryoshye mwayisigarije we. Kumbi ntiyamenya ko ari Yesu wakoze umuti. Haleluya. Ntiyamenya ko ari Yesu wagize ute wawuvuguse. Haleluya. Umugabo wasomye ati ye mwongeremo rwose, mwari mwampenze ubushize, mwari mwagize ute, mwari mwampenze, mwampaye itaryoshye none muzanye iryoshye nyuma. Ndagira ngo nkubwire ijambo rivuga ngo aho Yesu yageze hose byose birashoboka. Mu kibazo cyawe ntabwo ananiwe, kandi mu rugamba urimo ntabwo ananiwe. Yesu wabatayemo akantu bakanywa bakazihirwa, nanjye yantumye uyu munsi ngo nze mbatemwe ijambo rye. Haleluya. Iri jambo ni umuhigi, kandi iri jambo ni inkomezi. Ugendana naryo, ubana naryo, ntazagira inzara, ntazagira inyota, ntiyakwambara ubusa, ntiyatukirwa ubusa, ntiyasuzugurirwa bitanu, kuko ngo ufite igihumbi ntagira igihunga mu mufuka. None se Yesu yatuma igihunga kikunyeganyeza wiriwe imbere ye? Haleluya. Nuko ngo mu bukwe bw'Ikana baravuga ati Yesu we, na biriya bidomoro nabyo turabikweretse. Haleluya. Abagize gute? Bataha bizihiwe. Yesu washoboye guhembura imitima yari iri hariya. Ntutekereze ko wawe ari wananiwe, ntutekereze ko urugo rwawe ari rwananiwe, ntutekereze ko akazi kawe ari kananiwe, ntutekereze ko urubyaro rwawe ari rwananiwe, ntutekereze ko amashuri yawe ari yananiwe, ntutekereze ko visa yawe ari yananiwe, ntutekereze ko mariage yawe ari yananiwe, ntutekereze ko kukwicazanya n'abakomeye agasohoza amasezerano yagusezeranije ari byo bikomeye. Haleluya. Wowe upfa kumwemerera gusa, muhereza umwanya kandi umenye uwo ari we, kuko yavuze ngo iyo wari uzi uwo ari we ugusabye amazi wakamuhaye amazi, maze nawe ngo aguhereza y'iki? Ay'ubugingo. Haleluya. Ishimwe cyane. Turashima Imana ndetse n'umwana wayo, kuko iyi mutwima yari kuboneka mu bukwe bw'Ikana se? Ubu si iyi mutwima yari kuboneka kwa Lazaro? Iyo mutwima kwa Yayiro hari cyari gukoreka? None se iyi mutwima nawe bitekerezeho mu ruhande rwawe. Haleluya. Turashima Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Yesu wakugize uwo nguwo ukusa ukungana, ube mugufi, ube muremure cyane, ube inzobe, ube igikara, Yesu wakugize uko. Rambura ibiganza. Izina ryawe nta wundi muntu ryitwa, ifoto yawe nta wundi muntu wayitiza, ibikorwa byawe nta wundi wabyisunga, kandi n'ibyo yavuganye nawe birasohoye. Maraya ntago yarazi ko azava mu buraya. Finali Yesu yaramubwiye ati ngaho genda ntukongere gukora icyaha iki ukundi. Yesu yaramurondoye aramumenya, aramubwira ati ubundi hari umugabo ufite, nawe ati ntawe. Yesu aramubwira ati nibyo, kuko n'uwo wari ufite si uwawe, genda ntuzongere gukora icyaha iki ukundi. Haleluya. Ntabwo ibyawe Yesu abinaniwe. Niba yarakemuye iby'indaya bigatungana, ibaze we
wowe ufata n'umwanya ukavuga reka nirigwe mfukamye nanjye nyihamagare. Weho ufata umubyizi wawe. Ndabizi hano n'uwaba umukene ntiyabura cya muriture cya maganaya, cya 200 rwose. Ikimbada gakubitaho n'igikombe cy'igikoma, ubundi agahirika rukambikana inzogera. Akaza kabara gakoze umubyizi ukabura atashye. Haleluya. Ntago cyabura pe. Rero kubyigomwa ukaza imbere y'Imana, icyo ni nacyo gitambo Imana yishimira. Muranyumva? Icyo ngicyo ni nacyo gitambo Imana yishimira. Haleluya. Ubundi reka nkubaze, ninde muntu hano ufite amafaranga uri kumva afite ayo yaha Imana ngo imunezererwe? Yarahari? Niba Bibiliya avuga ngo isi yose n'ibiyuzuye byose ubisi ndayirangije, ni ibyayo. None wowe nibyo ufite ni ibyayo, nawe ubwawe uri uwayo. None ufite iki? Ariko haleluya. Buri kintu mpfa n'abantu ni kimwe, ni ukwigira umuhatari. Ngewe ndakaze, ariko buri urabizi ngewe buriya ati barunaka se ntabwo bari ati n'abavandimwe, uriya ni marume, uriya mukire wa hariya rwose tugira n'icyo avukana na papa, uriya mucuruzi urangura mu mahanga mu Bushinwa, turaziranye rwose. Hari icyo utazi se? Buriya rero haleluya, abantu babiyemezi baba bafite ikintu bita gusobanura ibisekuru n'ibiki byose, ubundi akakumvisha uburyo lebo famille yose ari we. Haleluya. Ariko icyo nashimiye uriya muhungu witwa Yesu, ntabwo ajya yigira umuhatari. Ntabwo ajya arondora ku butoni, ntabwo ajya areba nka banyogosenge, ntabwo ajya aca muri ba so wanyu batakumva, nta nubwo ajya kugisha inama abanzi bawe. Iyi saha igeze amenya kunyotewe amazi y'ubugingo, yarangiza akaza guhura nawe utamwandikiye, utabimusabye, wakamenya ko yanyotewe akaza guhura nawe ngo ayaguhe. Haleluya. Ajya amenya ko mu rugo ratabyanze, ibintu biri gucika, atari ngombwa ngo utereze icyarahani kizabidoda, we akiyizira akabidoda, yarangiza akabisana neza, agashyiraho ibuye ryitwa kwibagirana, ubundi akabikomeza, impundu zigasigara zivuga, amashimwe agasigara avuga. Umwana w'imyaka 33 n'igice, haleluya, ngo ageze kwa Lazaro, bashiki be bari kurira ibimwira byamenetse, amarira byanze. Uje kumariki, twagutumyeho mbere y'igihe wanga kuza. None wumvishije ko apfuye, twamaze no gushyingura, yewe n'igitare twakinazeho, nibwo uje rwose uzuje kutumarira iki kindi? Haleluya. Yesu yanze kuza kumusura kirembye, batazagira ngo igira gute yemwe, irabeshye. Muzi ikintu yakoze? Yesu yarababwiye ngo muhamagara abantu bashyizeho kiriya gitare baze hano mbabone. Buriya mu kibazo cyawe hari igihe usaba bakanga kumva, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikoresheje itegeko, kandi ubwo ikoresheje itegeko babandi nyine bahakanye imbaraga z'Imana kuri wowe, babandi bahakanye amashuri yawe,
babandi bavuze ko urwaye mu mutwe utari muzima kugira ngo utabona ibyiza, babandi bavuze ko utajya utekereza neza, babandi bavuze ko nta byiza bikubereye, babandi bavuze ko ntacyo uzageraho, babandi bavuze ko umusozi utuye hatari n'uwawe, babandi bagushyinguye uhagaze, abo Yesu arabahamagaye ngo bagaruke bakuvaneho icyasha bagushyizeho. Abo Yesu arabahamagaye ngo baze bavane igitare ku buzima bwawe. Abo Yesu arabahamagaye baze bavana amabi mu cyerekezo uri kwerekezamo. Nibaze bafungura inzira utambuke, nibaze bavane inzitizi ku buzima bwawe, nibaze babivaneho mu izina rya Yesu. Haleluya. Nuko ngo bamaze kubikora, bamaze kuvanaho cya gitare, Yesu arangije aravuga ngo haguruka, haguruka rwose, sohoka muri iyo gereza, sohoka muri ayo magambo, sohoka muri yumva, sohoka muri ako gasuzuguro, sohoka muri ayo marozi, sohoka muri izo nzira mbi, sohoka muri icyo kitavugwa, sohoka muri iyo mburabuturo, sohoka muri iryo cumbi ry'amarira, sohoka muri iryo cumbi ry'amaganya, sohoka. Yesu arategetse. Nuko Lazaro ngo asohoke ahambiye nk'uko bari bamuhambiye. Niba bagize ngo arazuka koko, bari bahambiye baraka, abamuhambiye bamuhambure, abamuhambiriye nibamuhambure. Ntago Yesu ananiwe guhambuza ibyaguhambije, kuko ibyaguhambiriye birahari, ababihambiye barahari. Yesu akoresheje itegeko, baraje baguhambure ku manywa izuba riri kuva. Ntabwo Yesu yakoze igitangaza kwa Lazaro bwije ngo yitwikire umwijima, yabikoze riri kuva, nawe aje kubikora ku mugaragaro kugira ngo agaragaze imbaraga ze mu rutwaro rwawe. Haleluya. Yesu wahaye umunezero abasinzi mu bukwe bw'Ikana, yakwima umunezero weho uyu mwanya? Hari ukuntu bajya basiga amavuta ibintu, iriya vino yarasindishaga abavandimwe, ariko bari babyemerewe kuyinywa. Kana ati musome, barasomye kubera iki? Bari babyemerewe. Erega kiragiye yari ku bwa Petero. Petero niyo watangije itorero, muranyumva? Ndetse nubwo babaga bagiye gutamba, bagiye kwiyereka abatambyi, bajyanaga n'icyo gusoma. Ntago bajyanaga amasura gusa, oya, bajyanaga amafaranga. Amafaranga, ibi twita amafaranga, nta byabagaho kiriya gihe. Habagaho ibyo bita ifeza, izahabu, amabuye y'agaciro, za diyama, za uranium, hariho ibintu by'agaciro, uranyumva? Icome, nose nk'ubakubaza ngo icome ni kurabizi? Aha. Ubuso wakubaza ngo sarudiyo ni iki, we urabizi? Za simaragidosi, Yesu nashimwe. Uzazibona hehe? Kuri kubona umucanga gwa hara muri muhe. Ibyo ntabizaba mu ijuru. Mu ijuru hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Ibyo ngibyo byose turi kuvuga ni imiruho tubona aha mu isi, muranyumva? Izo zahabu zibaha mu isi, ibyo kurya biraha mu isi. Ibi bishyimbo mu ijuru nta bishyimbo bibayo. Mu ijuru nta nyama z'inka zibayo n'abakunda akabenzi. Mu ijuru nta kabenzi kabayo. Hatagira uvuga ngo ati ningera mu ijuru, ati hari wavuga ati ningera mu ijuru ati akabenzi nzakarya we. Hariya haba hari icyo bita amata y'umwuka wera, haba hari umutsima utera imbaraga. Hariya Yesu wacu nashimwe cyane. Noneho
none humva mama mukundwa ngo harango ngo mwijuru ngo nukutubagira ngo ibibyibushye ubwiwe n'iki se ko hariyo nibinanutse ahubwo reka nkubwire ibyo bibyibushye Imana biguhe ubirye ukiraha naho mwijuru ho Bibiliya irambwira ngo manzu nyumve Paulo wumva amagambo yavuze ngo bakundwa bene data ngo icyo tuzi ngo nuko Yesu naza tuzagira ute tuzasa nawe ariko ngo uko tuzasa ntago kurerekanwa ninyene niyerekanwa tuzasa nawe ariko uko tuzasa ni kurerekanwa muranyumva oh haleluya haleluya bakundwa bene data Yesu naza tuzasa nawe ngo ariko ngo uko tuzasa uko ntago kurerekanwa ibyo tuzambara ntago byari byagaragazwa ibyo tuzarya ntago biragaragazwa ariko mu byo tuzanywa hari icyo mpamya da ndahamya ko tuzanywa ku mata y'umwuka wera bibyibushye mu izina rya Yesu Imana igusunikira ibintu bibyibushye mu izina rya Yesu duhanuriye twese Imana iguha umugisha ariko haguruka nawe ngo uhanurire mu izina rya Yesu Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ubu buzima umazemo ibihe umazemo iminsi uhagazemo n'uyu munsi rambura ibiganza byawe byose vuga ngo bye 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 wabihewe imyambaro yambuza uko mbigenza bye bye ibyo kurya by'agahararo bye bye agasuzuguro n'igisuzuguriro yaba iby'abantu yaba n'iby'abadayimoni yaba n'ibya satani yaba n'ibya famiye babaye ubwiye abantu ko uhereye uyu munsi bagiye kubona ibisubizo nawe uhereye uyu munsi ugiye kubona bihindutse ikintu cya mbere Imana igiye kuguhereza ni itumanaho tuzongera guhura udafite kariya kaginga nabonye mu izina rya Yesu Imana yambwiye ngo imenaguye ibikuta kandi ikinguye bangi ngo winjire wakire kandi wakiremwe amashimwe yo kunezeza Imana ariko harimo na kondisiyo ibirenge ntubitambike ubitambika bicika kandi urira hasigaye muri zero haleluya uyu munsi utahanye visa n'ikibari kibemeza uko nguko niko Imana yambwiye intambwe wateye uza hano simvabusa ahubwo Imana irakurengeye bwite kumugaragara izuba riri kuva haguruka uzamurira Imana icyubahiro karindwi niba hari n'abagukunda bagufashe kuko bidakoze isoni Yesu wacu nashimwe cyane abacuruza be bapfukamye ahantu bari gatoya uwitwa ko acuruza wese mupfukame abacuruzi umuntu uzi ko acuruza nabo ucuruza amabuye nabo ucuruza ibyatsi nabo ucuruza indagara naho waba ucuruza iduka abo bantu bapfukame hari abagize ubwoba ngo ngiye kubaka amaturo muhumure ntago ndabaka amaturo haleluya ahubwo nari mbafitiye message nuko Imana ibakinguriye abakiriya
nkawe wavuze Imana ikaguha amavi mazima koko. Imana yambwiye ngo abacuruzi bahaye abakiriya. Ikindi nanone Imana yambwiye ko ibandikiye irindi zina rishya. Hari amazina mwari mumaranye ku mihanda, hari amazina mwari mumaranye mu kazi, hari amazina mwari mumaranye mu bihe, ariko Imana yambwiye ngo ibandikiye amazina mashya. Kandi ayo mazina hawe imbaraga uhereye umunsi. Ayo mazina agiye guhaguruka uhereye none. Mukiranuke mu mirimo yanyu kimwe. Ibindi si akazi kanyu, ni umugisha Imana bahaye. Muhaguruke mutahanire isoko Imana ibakinguriye mu izina rya Yesu. Kandi mugiye kujya mubona amasoko akomeye cyane. Haleluya. Mugiye kujya mubona amasoko akomeye cyane. Mama she, wamaze kubona ntuza ya company, logo, kashe, ibiki byose, destination we have? Okay. Rero ba steady. Amen. Hallelujah. Rero hari amasoko ugiye kujya urabona. Kunyurira ku izina no kuba ufite ibyo byangombwa nabwo ni ubushake bw'Imana. Utagira ngo kugera hano kwawe waruje kwinginga no kubohoza no gukinguza, ahubwo utahanye no kwaguka kw'imirimo. Haleluya. Ani bibahereze mwese mu izina rya Yesu. Mubyakire mu izina rya Yesu. Bibazeho mu izina rya Yesu. Ntibizabacika ukundi bitindane namwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo dusenge dutahane ibi bibyibushye Imana iduhaye. Shinge wahera na Yesu yatanze amazi y'ubugingo, ayahe umusamariyakazi. Ubu butumwa bwiza rero sinange wabutangije, na Yesu wabutangije yagiye ataburangije. Nanjye ndatashye mu izina rya Yesu. Bwite. Muhaguruke dushime Imana. Nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa oya ntawe, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe. Hari abantu bifuza kunywa kuri aya mazi y'ubugingo Yesu yaduhaye, barahari? Muzamure ikiganza hejuru turebe. Umukobwa yaravuze ngo ahavuye ni kure, ngewe sinzanasubirayo kuvoma. Muri kunyumva neza? Atariko. Haleluya. Uramutse uyamaye. Haleluya. Yesu amaze kuyamuhaho, amaze kuyasogongeraho, aramubwira ngo nywa ushira inyota, ariko ntuzongere gukora icyaha iki ukundi. None ubu ntabwo muzongera gukora ibyaha. Hoya. Amazi y'ubugingo yabagezeho birahagije. Dupfukame hasi. Nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa hoya nawe, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe. Mana Data wa twese, turagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Nta wundi wasa nawe. Weho udatanga amazi yo kwivoma, nutanga rimwe ibirohwa, nutange ayajibu, ayaniri ndetse n'akandi n'ayandi ntazi. Mana we ugatanga y'ubugingo. Turagushimye ko tuyakiriye aya mazi. Turagushimiye impinduka azanye ku buzima bwacu. Turagushimiye icyo akoze mu miryango yacu.
turagushimiye icyo akoze mu migendere yacu, turagushimiye icyo akoze hano mu murimo wawe Yesu. Turagushimye abamama, turagushimye abapapa, turagushimye abasore n'abakobwa, turagushimye. Iyi nkuru tugiye gutambuka tuyibwire n'abandi ko ari wewe utanga amazi amara inyota. Uhereye none n'ibihe byose tugukomeye amashyi, urakoze. Amen. Imana ibampera umugisha, muri beza, murasa n'Imana. Imana yacu ibashyigikire kandi umwuka w'Imana akomeza abaganza.